hariho umugabo w'umumonko yari yarageze ku rwego rwa master, yari afite urusengero yayoboraga. Ubwo mu minsi ye ya nyuma yari afite uburwayi bumurembeje ndetse bigaragara ko atazakira, yarageze mu zabukuru kandi ubuzima bwe bumucika. Yahamagaye wagombaga kumusimbura kugira ngo amubwire ijambo rye rya nyuma. Mu magambo yamubwiye ya nyuma, yamubwiye amagambo make cyane. Aramubwira ati ntuzigere ubika injangwe iwawe, ntuzigere worora injangwe iwawe. Umumonko akimara kuvuga ayo magambo yaripfiriye. Nyuma yo gupfa hakurikiyeho indi mihango yo kumushyingura. Ku munsi wo kumushyingura abantu barateranye, bateranira ku mbuga yari aho ngaho bategereje kumva amagambo yasize avuze, amagambo yuje ubuhanga, dore ko abamasita bafatwaga nk'abantu b'abahanga cyane. Umumonko yari yasigiye intebe y'ubutware, yaratuye arababwira ati masita wanjye yasize ambwiye ko ntagomba kubika no korora injangwe iwanjye. Abantu bose barumiwe batungurwa n'ayo magambo, ariko ntacyo barengejeho, baramwubahaga. Baramushyinguye nk'uko byari bisanzwe, baramutwitse, barangije bakora indi mihango yasabwaga baritahira. Wa mumonko muto yaribajije, yibaza kuri ayo magambo biramucanga. Aratekereza cyane, akoresha ubwonko bwe ndetse anakoresha imizingo y'impapuro yakuye muri monastre y'abamonko, ariko abura igisubizo. Agerageza kwisobanura ayo magambo, ariko ayo magambo akamucanga, dore ko yari avangavanze. Kuvuga ngo ntuzigere utunga injangwe, burya biragoye kwisobanura iryo jambo ryonyine nta kindi kintu umuntu yarengejeho utazi n'impamvu yabikubwiye. Wa mumonko muto cyane warasigiye ubutware yaricaye, yaratekereza cyane, atwarwa n'ibitekerezo. Ariko hakaba hari undi musaza w'umumonko wari uri aho ngaho. Yarakuze cyane kandi yarabanye na master igihe kirekire, baragendanye urugendo rw'ubuzima, bararusangiye. Ariko impamvu atari yahiswemo kugira ngo ari we umusimbura, nuko nawe yarageze mu zabukuru, ashobora gupfa isaha ku isaha, umunota ku munota, kuko nawe yarashaje cyane, nta mbaraga agifite. Yegereye wa mwana wari wasigaranye ubutware, aramubwira ati ubabajwe n'iki ko mbona uhangayikishijwe nyakubahwa? Uhangayikishijwe n'iki ko mbona ibitekerezo byagutwaye? Wa mumonko muto aramubwira ati mfite ikibazo ku magambo yasizwe na master. Yarambwiye ngo sinzigere norora injangwe, sinzigere ntunga injangwe iwanjye. Nabuze igisobanuro cyayo. Narebye mu mizingo y'impapuro dufite hano, ndeba no mu nyandiko zanditswe n'abasekuruza bacu ndetse n'abashinze iyi monastre yacu y'abamonko, ariko nabuze amagambo asobanura neza ayo ngayo master yambwiye. Wa mumonko yaramubwiye ati icara, tera agatebe nkubwire. Iyo nkuru ndayizi uburyo byatangiye, nabanye na master igihe kirekire, kandi nkubwira icyo yashaka kubwira. Ati kera master agirirwa akinjira mu kimonko akiri muto cyane, akiri umwana nkawe, afite amaraso ya gisore. Yatangiye kwiha Imana, injira mu mwuga w'ikimonko, atangirira umwuga we ku gadugudu gatoya kari ahantu mu cyaro. Yarahageze, abantu bo baramukunda, bakamuha ibyo kurya, ndetse yarabasengeraga, akabafasha kwegeranya na Buddha ndetse no kwiyeza no gukora meditation, harimo gupurifayinga roho no kuvuga kweza roho. Baramukunze cyane, banamwubakira akazu yagombaga kubamo gakoresheje imigano ariko keza cyane. Yabaye muri ako kazu, buri gitondo akagenda akajya gusaba ibyo kurya, bakamuha ibyo kurya. Buri gitondo akajya muri kakadugudu, bakamuha ibyo kurya, agasubira kuri rya cumbi bamwubakiye. Bidakeye kabiri haje imbeba zitangira kurya ibintu yari afite mu nzu. Yari afite imyenda 2 yonyine gusa y'amakanzu. Ayo makanzu yagize ubwoba ko izo mbeba zishobora kuzayarya, akazabura icyo yambara, dore ko ariyo yagiraga, kandi nawe urabizi ko mu kimonko ariyo twemerewe yonyine, nta kindi. Ati mu kimonko twemerewe gutunga amakanzu 2 ndetse n'isahani n'ikiyiko cyayo cyo kukiriraho yo kurishya ibyo kurya. Nta bindi bintu twemerewe, nibyo bintu bike cyane twemerewe, nawe nibyo yagiraga.
Yagize rero impungenge z'uko ikanzu ye izaribwa n'izo mbeba, akazabura icyo yambara, akazambara ibyacikaguritse. Yaragiye gusaba inama mu baturage bari batuye aho ngaho, baramubwira bati nta kindi niba imbeba zaguteye, shaka injangwe. Iyo njangwe izirukana izo mbeba, izanazirya ye, kandi ntuzongera guhura n'ikibazo cy'uko zakurira ibintu. Nta kindi bakoze, bamuhaye injangwe nziza cyane, arayitwara mu rugo, kandi rwose nta n'ikibazo cyumvikanaga ko yagombaga kugira, kuko injangwe ni itungo ryiza kandi ribereye ijisho kuritunga no kurireba. Yarayifashe igeze mu rugo, kuko yirukana za mbeba ziragenda ntizagaruka. Imyenda ye irasugira irasagamba, ntiyongera kugira impungenge zo kumva ko imbeba zishobora kumurira imyenda. Ariko havutse ikindi kibazo. Ikibazo cyavutse ni uko yagomba kugaburira ya njangwe. Byasabye ko buri gitondo nanone ajya azinduka kare cyane, akajya gusaba amata, akajya kuyasaba mu baturage kugira ngo abone amata yo guha ya njangwe ye. Byarakomeje gutyo, ageze aho yumva biramurambiye, ndetse nabwo ashaka igisubizo. Yaragiye yegera b'abaturage bari batuye mu mudugudu, arababwira ati rwose nabuze igisubizo, ya njangwe yanjye bisaba kugira ngo nzinduke buri gitondo cya kare njya kwisabira amata. Ati biranjena, hari igihe nyabura ubundi nkayabona. Ati kandi nkumva ko ngiye kubera umuzigo abantu bampaye icumbi, abantu banyakiriye bakampa kubaho, ndetse bakanshyirana mu muryango rusange wabo. Abantu bamugiriye inama yo gushaka inka kugira ngo azajye ayikama, abone amata yo guha ya njangwe ye, ndetse nawe abone ukureho ayo kunywa. Bamuhaye inka nziza cyane ikamwa neza, inka y'inzungu. Yarayitwaye ayigeza kuri ka kazu yubakiwe, nayo yubakira akararo aho ngaho, ndetse baranamufasha ye. Ubwo atangira kurera inka ye, ndetse akazajya anayikama, akagaburira ya njangwe. Ntibukeye kabiri ibyatsi yarabibuze, bisaba kugira ngo azajye azinduka buri gitondo cya kare ajya gusaba ibyatsi mu mudugudu. Ubwo ageze mu mudugudu asaba ibyatsi, abikora kabiri gatatu, abantu batangira kumwibazaho bati se umumonko usaba ibyatsi koko bimeze bite? Arababwira ati impamvu nsaba ibyatsi ni ukugira ngo mbone ibyatsi byo kugaburira inka yanjye impa amata yo guha injangwe yanjye. Ati rero nta kundi nabigenza, ni uko nguko ngomba kubigenza. Bamugiriye inama, baramubwira bati ntabwo wakomeza kugenda muri uyu mudugudu kandi wubashywe usaba ibyatsi koko, uri umumonko wubashywe, uri umumonko w'Imana, ndetse uri intumwa y'Imana hano muri twe. Reka tukugire inama. Hano hari umugore umaze iminsi mike apfakaye. Umugabo we yagiye nk'abatari babyarana n'umwana n'umwe. Uwo mugore arigunze, ari wenyine. Dushobora kugenda tukamwingingira, tukamukwingingira, tukareba ko yaza kukuba hafi, akagufasha kwita kuri ayo matungo yawe, ndetse yanagufasha no gutera imyaka yindi itandukanye hafi y'iyo nzu yawe kugira ngo mubone ibibatunga. Ati ibibazo byawe byose byaba bikemutse, inka yawe yabona ubwatsi, ndetse n'injangwe yawe ikabona amata ahagije, kandi mukabona ibibatunga. Umumonko yumvise nta kibazo kirimo, yarababwiye ati mumubwire aze niba abikunze, nanjye ndamwakira nta kibazo. Baragiye binginga wa mugore, nawe ntiyazuyaza, araza yibanira n'umumonko, atangira gutera ibyatsi hirya no hino, ndetse atera n'imyaka, akajya anahirira ya nka, akanamutekera, akanamugaburira. Ubwo umumonko atangira kumera nk'umugabo mu rugo, ariko yaje kubona ko umugore akora akavunika, kandi akavunika wenyine. Umumonko yatangiye kumufasha gutera ibyatsi, gutera ibyaka, kwita kuri ya nka, ndetse n'ibindi bitandukanye, n'indi mirimo itandukanye yo mu rugo. Baje gukundana, barakundana cyane, aza no kubyarana, aza no kumutera inda, barabyarana, babyarana umwana w'umukobwa. Umumonko akimara kubona ko abyaye, yatangiye kwibaza ati ibintu bike nakoze. Ati natatiye umurongo wo kw'Imana wanjye, nyuze mu ngeso nyinshi zitandukanye nabuzwaga, none reba ibyo nkoze koko. Ati umugore ndamukunda kandi numva ntamusiga. Ati sinzi icyo rero nakora. Ati nasize umuryango wanjye kugira ngo njye kwiha Imana, kandi namuramaje, ariko birangiye nongeye gutunga undi muryango, kandi umuryango wanjye nari narawusize. Ubwo
wa mumonko w'umusaza yarongeye abwira wa mwana, aramubwira ati master, niyo mpamvu yakubwiraga ko utagomba gutunga injangwe. Ati injangwe nuko yatumye ibintu byo mu buzima bigenda bikweduka, bikagenda bihanahana bitewe nuko yashakaga kwiyorohereza mu buzima, ndetse bikaza kumugeza aho yasubiye muri bwa buzima yari yaravuyemo afata umwanzuro wo kujya kwiha Imana. Ati byatumye asa n'umuntu utandukaniye umurongo yari yarihaye wo kwiha Imana ndetse no kwibagirwa umuryango, ahubwo agatumira umuryango wa Buda. Burya mu buzima nuko bigenda, turagenda tukabaho, tugakora ibintu byoroshya ubwonko bwacu tudashaka kubuvunisha. Ubwonko bwacu icyo bushaka tukabugiha bwa mbere, ariko bikarangira tubabaye ibintu bibaye urushene, bikarangira kimwe kiduhaye ikindi kikaduha ikindi, nk'uko uriya mumonko yatangiriye ku njangwe ariko bikaza kumugeza agize umwana w'umukobwa amaze kumubyara. Burya abantu batangira mu buzima, buri munsi batangira ingeso runaka. Iyo ngeso bakayitangira babona ko ari ibintu byoroshye, ariko bikagenda yangiza ibyara indi. Umuntu atangira asoma ku nzoga bwa mbere ati reka numve, ariko bikarangira abaye imbata yayo yongeye kongera gutyo. Abantu bagatangira bafata ibiryo biryohereye byuzuyemo isukari ndetse n'ibinyamavuta byinshi, bazi ko ari na bibi, bishobora kubangiriza ubuzima no kubatera indwara zitandukanye, ariko bikarangira babaye imbata zabyo, ari byo bikundira gusa. Burya rero mu buzima, niba ushaka gutera imbere ndetse no kugira ubuzima bwiza no kumenya kwigenzura no gukontorora amarangamutima yawe ndetse n'imibereho yawe muri rusange, jya umenya ko udakwiye guha urwaho ibintu bikorohereza ubuzima, ndetse bisa naho uri gukwepera ibindi, urusa naho uri gukwepa ibintu wagakwiye kuba uri gukora, wagakwiye kuba uhangana nabyo. Niba ikibazo kije ntukagihunge, jya ugerageza guhangana nacyo ku rwego runaka. Niba ugize ibishuko wibihunga aho guhangana nabyo, shaka uburyo wabivamo gitwari kandi udashakiye ibindi uhungiraho, kuko bya bindi uhungiraho nabyo birangira bigushoye mu bindi, gutyo bikarangira ibintu bibaye urushene, binarushijeho kuba bibi cyane kurusha uko bitangiye. Ibintu by'ibishuko, abantu bagushuka, abantu bakwinjiza mu bindi bintu utari warahaye mu murongo wawe w'ubuzima, jya ubagendera kure, kuko burya ubitangira gake bikazarangira ubaye imbata yabyo. Imbata bikarangira bikubase no kubyipakurura bitagishoboka.